guprofita y'ibintu y'ubutunzi buri muri Kongo, noneho bagira ipfunwe ry'uko habayeho iyo resistance, bari bazi kuko bagiye kurangiza abanyarwanda. Iryo pfunwe rero niryo turimo kureba, niryo rituma twumva ku isi hose mu bitangazamakuru usanga abantu bose baribasiye u Rwanda. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo atubwira ubu ngubu aratubwira ati duhitemo ko baturangiza cyangwa duhitemo kurinda igihugu cyacu, duhitemo yuko badukangisha imfashanyo zabo cyangwa ahubwo biduha isomo ry'uko tugomba kwirwanira. Tukanavuga tuti twaje tubona ibicuba by'amata, ariko uzi ko n'akarere ka Gicumbi gashoboye no guproduza ibintu binarusha agaciro n'agaciro k'imfashanyo ubu bidukangisha. Tugize gutya tugumva ko turi bamwe kugeza aya mahambere twavuze, kubanza ko n'igihugu cy'Ububiligi Senateri Sosera akizi neza, aryanganiza kumva ambwira imisozi, iriya misozi irasane yo muri Ardennes cyangwa ubigera buzi bungana mara nabwo. Ariko hari ubu ngubu dukoresha ibyo dufite n'ubwenge dufite n'izi ubumenyingiro turimo, ese ahubwo ntitwazabona kuko dutumwanya munini turarikiye ibya hanze batadushakira amahoro, tukibagirwa gukoresha ibice dufite hano kandi twabyaza n'umusaruro dushyizemo ikintu cy'ubwenge. Naho ngaho nashaka kurangiriza nyakubahwa Senateri Sostene, ubwo mwagira ibyo mwongera wenda kugira ngo tuze gukora ikindi kiganiro, ariko twumvaga byari ngombwa yuko iki ngiki tukivugaho kandi tunakangurira n'abayobozi b'amashuri kugira ngo n'abanyeshuri dukore umurimo. Kuko mu ngendo twakoze nakubwiraga muri AGPF Anti Genocide Parliamentary Forum, aho abasenateri n'abadepite bahurira kugira ngo barwanye ingengabitekerezo ya Jenoside, twagiye mu turere na tumwe hagiye hagaragara n'ingengabitekerezo, dusanga ibihari ni ku mipaka, ugasanga bifitanye isano n'abo bashaka gutera, ugasanga n'urubyiruko barugezemo, ugasanga n'ingengabitekerezo yiyongereye muri ibyo bihe. Bigaragara rero ko dukwiye gufata ingamba zo gukorera hamwe kugira ngo dukumire, kugira ngo kandi twereke urubyiruko rwacu ko rukwiye guhitamo, ko rukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga ku buryo ko ari n'abana b'Igisagara batubwira, twababwira bati ariko bimeze gute, ati rwose hakurya ko abantu bava i Burundi bakaza gukora amasoko muri Gisagara, noneho bakazana n'ibyo bitekerezo ko mwivumbure mugiye gute. None abana badusobanurira ko urivumbura, turimo kureba hakurya nta matara haba, turimo kureba hakurya hariya nta mihanda ihari, turimo kureba hakurya hariya nta majyambere ahari, none turahitamo ibyo batubwira. Nidukurikiza ibyo bitekerezo bafite kandi bitagera ku majyambere, hano hari ibindi bitekerezo by'amajyambere byo gushyira hamwe, turahitamo ibyo hariya cyangwa turahitamo ibyo hano. Icyo kiganiro kigomba kuba rero mu banyeshuri, niyo mpamvu twahisemo natwe kuzana iki kiganiro no kugira ngo tubakangurire ibyo ngibyo, kugira ngo dufashe nyakubahwa Perezida wa Repubulika intambara arimo. Naho ngaho nagira ngo garukirize murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa Senateri Dusingizemungu, ikiganiro cyiza duhaye. Nyine ni kigufi kubera ko ubundi yashobora kubabwira rwose nk'amasaha angahe kuri biriya byo muri Kongo, ariko yakoze summary kandi yumvikana, kandi anarangiza abasaba yuko mu by'ukuri mwabimenya mukabimenya naho mugenda muganira n'abandi muhura nabo, ndetse n'abanyeshuri mwakumva bari babiganira, mukareba ku buryo mubibasobanurira bakabyumva, tukajyana twese muri iki gikorwa, kandi mu by'ukuri tuzanatsinda. Ibintu birahari, hari byinshi bibi twagiye tunyuramo, murabizi mwese nk'abanyarwanda, ariko amaherezo tuzatsinda, ukuri kuratsinda, buri gihe ukuri kuratsinda. ngira ngo kandi nakongeraho nuko uyu munsi mu gitondo twabyutse tubona inkuru nziza ivuga ko
kubera ko bari bakoze icyo bita hari umwanzuro inteko ishinga amategeko y'ibihugu bigize ubumwe bw'i Burayi bari banditse bose ubona ko bagamije guharabika isura y'u Rwanda no kuyiburizamo hirya no hino, ko ndetse baranayiduhisha kandi itureba. Hanyuma aho tuyiboneye turicara nk'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, tuza natwe gukora undi mwanzuro ujyanye no kwamagana uwo mwanzuro wakozwe n'iyo nteko ishinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi, ibihugu bigize ubumwe bw'i Burayi. Amahirwe rero ngira ngo uyu munsi mu gitondo nibwo bagomba guterana, hagaterana abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga ibyo bihugu, ariko twamenye ko nibura harimo igihugu kimwe cyitwa Luxembourg. Luxembourg murahazi? Luxembourg ni agahugu gatoya kangana ubusa gatoya cyane, gatoya ndetse no kurwara gatoya kurwara ugereranyije n'u Rwanda, ariko gakomeye gakize kari hagati y'Ububiligi n'Ubufaransa, ako gahugu n'Ubudage kari hagati, n'akantu gatoya cyane kari aho ngaho, ariko ko kavuze ko kadashobora gutora uwo mwanzuro, kandi kugira ngo umwanzuro uhite cyangwa se wemezwe nuko ibihugu byose 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ubyemeza. Urumva rero igihugu kimwe, twabonye ko igihugu kimwe, tumaze kumenya ko igihugu kimwe cyitwa Luxembourg cyanze bifatanya nabo, ubwo nuko ko uwo mwanzuro wita utagaciro. Rero bya bindi nyine umwanzi agucira iki, ako Imana izigucira icyanzu. Rero ni ukuvuga ngo ibyo nabyo tugomba kubyishimira cyane, ariko ntabwo bitubuza gukomeza cyane cyane gukangurira abanyarwanda bacu kubumvisha ibibera hariya, kugira ngo babimenye, hanyuma kandi kugira ngo ntibibakange, kuko harimo no guhumuriza, ntibibakange. Igihugu cyacu kirarinzwe, kandi ngira ngo abantu bari ku mupaka wa hariya Rubavu, baba ku mupaka Rubavu, ngira ngo bashobora barabivuga neza uko bimeze, ko barabibonye nabari batarabona aho igisasu kimira ikindi, kandi kikakimirira kure ku buryo kigishwanyaguriza iyo ngiyo kitageze ahangaha. Igihugu cyacu ni gito cyane, nta hantu dufite hahagije ho kurwanira ngo uvuge ngo ufite bazaza bagenda ibirometero 100 bazabone kugera mu Nubia, bishoboka. Twebwe igihugu cyacu kiratuwe, kandi kiratuwe cyane, aho watera hose nyine igisasu kigomba gufata kugera ku bantu. Ubwo rero igihugu cyacu kikaba cyashyizemo imbaraga cyane kugira ngo kirinde abaturage bacyo, kirinde ubusigire bwacyo, kandi kirindira kure. Ubwo rero ibyo nabyo tukajya tubyishimira cyane, icyo tunashaka kugira ngo nongereho. Ntabwo rero turakuza ngo nitugera ahangaha rwose ngo tureke kutavuga kuri icyo, kandi nkabashimira na mugenzi wanjye Honorable Dusinzemungu wabashije kubagezaho icyo kiganiro gihinnye, ariko kirimo ibyangombwa byose kandi byuzuye. Icyo nagiye kuvuga kindi rero nuko twishimiye rwose cyane ku biganiro byiza muduhaye byabanjije, kuko impamvu ari byiza, twe tubana n'abaturage umunsi ku wundi. Ni ngombwa yuko aho muba mutubereye hariya ku rwego rw'igihugu, uko mukomeza gukurikirana n'ububanyi n'amahanga n'ibindi, iyo tubonye ubutumwa bwanyu buturutse ku rwego rw'igihugu, natwe biduha imbaraga zo gukomeza, kuko tukabona ngo abaturage turababwira iki. Kuko
nko kuri kesi ya Kongo, yaba ku bumwe bw'abanyarwanda mwakomeje kugarukaho, uri kubona yuko hari imbaraga zacu zikenewe cyane, uhereye kuri twebwe nk'abayobozi babana n'abaturage umunsi ku wundi, kugira ngo dukomeze tubigishe, tubaganirize urwo rugendo rwacu igihugu cyihaye ko nta kudohoka ku bumwe bw'abanyarwanda. Rwose natwe tugira ngo tubizeze yuko turi ku murongo w'imbere kandi abaturage bacu bari tayari. Aha mu kigo cy'ishuri cyo rero nyirizina ni ngombwa yuko urubyiruko rwacu tubigisha nk'uko mu biduhayemo umurongo, turabaha commitment yuko rwose tugiye gukomeza izo mbaraga zo kwigisha urubyiruko rwacu, abajeni bacu bari mu mashuri ndetse n'abatari mu mashuri, kuko tugenda niyo tuganiraho tugenda tubona yuko hamwe n'imbuga nkoranyambaga bagenda babona inyigisho z'ubuyobe. Inyigisho z'ubuyobe zishyirwa kuri izo mbuga nkoranyambaga nabo baza FDL ndetse ari abari muri Kongo n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, basize bakoze jenoside mu gihugu cyacu bakorera abatutsi, bagishakisha inzira zose zishoboka zo kugira ngo bagarure y'amoko mu gihugu cyacu, kandi imbaraga bashaka gukoresha cyane n'urubyiruko. So ubu bwabo rero barabitwibwirira, ariko nanone twebwe uko dukomeza kuba turi kumwe nabo uko namwe babibibwiriye, intego nta yindi nuko tugomba gukomeza kubaka ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda. Muri no minsi bwo rero ndetse n'abaturage barabikwibwirira, bakakubwira ko tugomba kubaka ubumwe, kuko biriya bisasu byoherezwaga mu gihugu cyacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yo kabyara akaba yaradushyiriyeho izo mbaraga z'ubwirinzi. Biriya bisasu iyo byambuka bikaza, abaturage bakubwira ati ntabwo bisasu byazaga bije kuvuga ngo biragwa kwa honorable Dusingize Mungu gusa, reka da byari buze bikagwa ku ari wese, bikamuhitana bikamwica. Umwanzuro rero nuko tugomba komeza kuba umwe, kubera ko abari hanze barwanya igihugu cyacu nta kindi kibagamije no gusenya igihugu cyacu. Ibyo twagezeho gusenya abanyarwanda, kwica abanyarwanda, ariko turabashimira ko rwose aho mutubereye hara kuri w'igihugu, natwe turi kumwe namwe hasi hariya ku baturage, ku mudugudu, ku isibo, turi kumwe namwe. Abaturage bacu bari tayari, ubutumwa rero muduhaye natwe turajya dukomeza twegera abaturage tubagezeho, hama dukomeze kubaka igihugu cyacu. Ni iyo commitment rero nashatse kugira ngo mfate kuri iki kiganiro cyiza mwari muduhaye, kandi nabo dukorana nabo tuzajya dukomeza tubibasangize yuko ubutumwa mwabo duhaye.